ndabasuhuje bene data banyumva. Uyu mwanya ngiriwe ubuntu bwo kuba hano kugira ngo ntange ubuhamya mbashe kubaganiriza. Musanzwe munzi ndo umukecuru witwa Sumiza Cezari. Ngira ngo hari ntarinze kwivuga muri byinshi, murambona murabizi ndi umukecuru ukuze, ariko icyo nshima Imana nuko Imana yakomeje kumfasha ikampa imbaraga, kandi yampaye byose, kuko icyambere yampaye gikomeye cyane n'agakiza. Nakijijwe kera mu buryo busanzwe bw'idini, ndakizwa muri 88, kandi pe naragerageje mu mbaraga zanjye zose, nkuko namwe mubizi ukuntu abantu bagira ishyaka ryo gukorera Imana. Umuntu akavuga ati ndakorera Imana, ndirinda nirinze ibyaha, kandi rwose muri ibyo byose koko byarandinze, kuko byandinze ibyaha mu kwiyemeza kwanjye. Ibyo niyemezaga byose byaramfashije, kuko byandinze ibyitwa ibyaha bya bindi bikomeye, ariko ibyo byose byari ku giti cyanjye no ku giti cy'abandi muri rusange. Ariko ku Mana ndumva ngira ngo hari atari byo byari kundinda icyaha, kuko nubwo nirindaga ibyaha bikomeye nk'ibyo ngibyo twita ibyaha bikomeye, sinsambane, sinibe, nkirinda kubeshya rimwe na rimwe, ariko byaba bibaye ngombwa nkanabeshya, bya byaha twita yuko ari ibyaha bikomeye. Ibyo rero naragerageje kubirwanya, kandi mu buryo bugaragara abantu bari bazi yuko ndi umukiranutsi, ndi intungane. Ibyo niko nabayeho, nkora imirimo y'Imana cyane, nkora uko nshoboye kose kugira ngo numvire amategeko nk'uko nyine twabyigishwaga. Ariko ikintu gitangaje nuko naje kugirirwa ubuntu, nkamenya agakiza nyagakiza, agakiza k'ukuri. Kuko nubwo nakoraga mbere ibyo byose, nkirinda ibyaha, nkirinda amakosa menshi, ngakora imirimo myinshi, nkiyiriza nka iminsi myinshi, ngatanga icya-10 n'amaturo, mbega ngakora ibishoboka byose, ngafasha abarwayi, nta kintu ntakoze rwose kugira ngo nkorere Imana. Ariko hanyuma naje kumenya ukuri. Icyo gihe numvaga yuko nkijijwe, kandi numvaga ko nkijijwe namaramaje. Ariko naje kuza hano muri IYF, nzanje kwiga Icyongereza. Muri make sinabivuga byose, aho niho nahuye n'ubutumwa bwiza. Noneho ikintu cya mbere cyantangaje nuko narebye ngasanga ntakijijwe, kuko barambajije batese warakijijwe. Narakijijwe cyane, ndetse rwose numvaga nshaka no kubabwira ko nanakijijwe na kera, kugeza ubwo ngubwo nyine numvaga nkijijwe, kuko nakijijwe kera, nakoze imirimo byose nyine ibyo nababwiye. Ariko noneho barambwira batese none ubu ngubu uratunganye, winungane, uri umukiranutsi. Ariko ntabwo nari umukiranutsi, kandi nari mbizi, nari nzi yuko ntari umukiranutsi. Noneho rero ubwo barambwira batese noneho niba utari umukiranutsi wakijijwe iki? Niba utakize ibyaha ukaba ukibifite wakijijwe iki? Icyo cyambereye ikibazo gikomeye, bituma ngenda ndibaza, ndabyibazaho nanjye koko. Subira inyuma ndareba nsanga ntacyo nkijijwe koko. Se naba narakijijwe, naba narakize? Icyo nakize ni iki se, ko nagombaga gukira ibyaha kandi numvaga nanone mbifite? Nubwo ntakoraga ibyo byose bikomeye cyane, ariko ibyo ari byo byose jyewe ubwanjye numvaga yuko ibyaha mbifite, ndetse n'umunyabyaha. Rero ikintu kibabaje nuko abantu benshi bagwa muri uwo mutego wo kuvuga yuko bakijijwe, ndetse bakumva yuko bakijijwe cyane, ariko ntibamenye neza icyo bakijijwe icyo ari cyo, ntibamenye yuko koko agakiza kari. Ubwo niho natangiye rero kwiga cyane, uko nigaga Icyongereza igihe gitoya, niko nagiye nkurikirana inyigisho
zinyereka cyane cyane menya mbese jyewe ndi iki, ndi muntu ki, ese Imana nanjye noneho mbasha kumenya yewe ubwanjye, mbasha no kumenya Imana. Menya uko ndi, menya n'uko Imana iri, menya yuko Imana ari iyera itagihura n'icyaha na gatoya, menya yuko kandi jyewe nanjye mu ruhande rwanjye ndi umunyabyaha. None se umunyabyaha yahura ate n'Imana? Ntibishoboka. Ntabwo umunyabyaha yahura n'Imana, ntibibaho. Nicyo gituma rero nanjye nahereye ko nkamenya nti noneho pozisiyo ndimo niyo kuba umunyabyaha, nicyo gituma nkeneye agakiza. Narakurikiranye rero, nkurikirana ijambo ry'Imana, nubwo nari narasomye Bibiliya nayisomaga nk'inyuguti, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo inyuguti iricisha, ahubwo umwuka niwe utanga ubugingo. Ariko yewe nagiye mfata ijambo ry'Imana nk'inyuguti, ibyo ngiye nsoma akaba ari byo numva ko ari ibyo, ariko mu buryo bw'umwuka atari byo. Uko niko rero noneho nagize ishyaka ryo gusoma ijambo ry'Imana, koko ndeba yewe ku giti cyanjye, ndeba n'Imana, ngasanga ntaho twahurira mu gihe nawe nyitwa umunyabyaha kandi Imana itajya yemera umunyabyaha. Niho rero ubwo ngubwo nibwo nagiye buhoro buhoro noneho nakira, menya nti noneho nkwiye kwakira agakiza koko. Rero hari indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ye. Ubwo nyine nibwo Yesu yinjiye muri ye, ubwo nemeraga yuko nyine nakiriye agakiza, yuko noneho nkize. Kandi iyo mpamvu yo kwakira ako gakiza nuko nakiriye agakiza ka Yesu. Ubundi bisa naho nari mfite agakiza kanjye nihaye, ariko noneho nakiriye agakiza ka Yesu, kuko Yesu niwe wankijije. Yesu ibyaha byanjye niwe wabyakiriye, bimvaho bijya kuri Yesu. Imana yafashe ibyaha byanjye ibinkuraho ibishyira kuri Yesu. Yesu yitwa umunyabyaha, noneho yewe nitwa umukiranutsi. Kuko rero Yesu yikoreye ibyaha byanjye akabyishyura, ubwo nahise numva yuko nta deni mfite, mpita numva ndaruhutse. Ubwo ngubwo kuva ubwo nibwo natangiye kumva ikiruhuko nyakiruhuko, nibwo natangiye kumva yuko nkijijwe koko, kuko nari nkizi indwara ndwaye, ariyo ndwara y'ibyaha. Ubwo rero ko Yesu yaraje muri jyewe, yaraje ngo akorane nanjye, yaraje ngo ankorere byose, ampe imbaraga, ampe gutinyuka, ibyo namenye nanjye mbashe kubibwira abandi. Ni nacyo gituma ndahangaha no kugira ngo mbabwire yuko kuvaho namenyeye Yesu yuko ari umwami n'umukiza wanjye, koko yankijije ibyaha, nta byaha ngifite, ndi uwera, ndi umuziranenge, ndi umutagatifu. Ibyo ngibyo nkabyizera kandi bikaba muri jyewe. Kwizera niko kurema, kakuremera ibyo udafite bikakuremera muri wowe. Byampaye ibyiringiro byo kumenya yuko nkijijwe koko, kandi byo kumenya yuko ndi umwana w'Imana kuko nizeye. Ubwo rero numvise muri ako kanya nanjye mfite ishyaka, numva mfite inzara n'inyota yo kubwira abandi ibyo namenye. Ni nacyo kimbesheje ngaho kugira ngo mbibabwire ukuntu nagize ishyaka ryo kugenda mvuga ubutumwa bwiza. Ushobora kwibwira utese uriya mukecuru yabwira n'ubutumwa. Urabona abakecuru dushobora kwisuzugura, ukavuga utese ubu nabwira umuntu ubutumwa akanyumva, cyane cyane yuko tubibwira n'abantu rimwe na rimwe baba batabyumva, kuko baba basanzwe bafite izindi nyigisho. Ariko noneho kuko Yesu amaze gutoranya intumwa ze, yarazibwiye ati ngaho nimugende. Ibyo ngibyo biri muri Matayo, ngira ngo hari ni Matayo 28 igice cya 19. Aravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ubwo niba Yesu yaramaze rero noneho kuba muri jyewe, akampamagara, akantoranya, akampa agakiza, ubwo yarambwiye ati rero kubonye agakiza, ngaho nawe genda nawe ubwira abandi
ujye mu mahanga yose ubabwire ubutumwa. Amahanga yose nshobora kuba ari kuyabwira ubutumwa kuko ubu ngubu nk'ubu ko korona yaje, abantu batakibasha no kujya mu rusengero, abantu batakibasha no guterana cyane, ariko noneho twahawe n'ikoranabuhanga. Ubu rero noneho ubutumwa tuvuga bushobora no kujya n'ahantu hose. Yewe nshobora kuvuga ubutumwa ari uko mbwohereje kuri ikoranabuhanga, n'abantu bose bakamumenya nk'uko Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga. Nubwo tutafata indege ngo tugende, ariko ubutumwa turabuvuga. Rero ikintu twakora, ikintu jyewe nanjye numva kinashimisha mu bintu byose, imirimo nshobora gukora, umurimo wo kuvuga ubutumwa ni umurimo ushimisha cyane. Hari ubwo mbyuka mu gitondo nkibaza nti ndabwira ubutumwa, nkumva afite iryo shyaka, kuko ukuntu nakijijwe, ukuntu nakiriye agakiza, nifuza yuko buri muntu wese yakwakira agakiza, kubera yuko mba ndeba nanjye byangiriye neza, byaranduhuye, byatumye ubu ntatinya urupfu, ngo mbese ubu napfa. Abantu bakuru baribaza ngo ese ubu napfa, ngo ese ugasanga afite impungenge, ariko njye nta mpungenge ngira, kuko nzi ngo yewe nubwo napfa uyu munsi, nubwo napfa ejo, nubwo yaba ari iyi saha, mba nzi yuko ntashye, nkumva mbega ndatuje, nkumva ndanezerewe. Rero nicyo gituma byatumye nshaka kubwira buri muntu wese ubutumwa bwiza, kugira ngo yakire agakiza k'ukuri, yakire kumenya yuko yakijijwe koko, amenye ngo narakijijwe koko, nakuwe mu byaha, na hari ahantu navuye, hari ahantu nagiye. Ariko niba uguma ahantu hamwe ukaguma witwa umunyabyaha kandi witwa ko wakijijwe, ibyo bintu biteye agahinda. Rero igitumye ndahantu kugira ngo mbateremo akanyabugabo, mbahe kuraje, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose, waba umwana, waba umukuru, waba umukecuru, waba umusore, kuvuga ubutumwa ntawe bitera isoni. Iyo wakiriye Yesu koko, wumva ufite n'ishyaka, wumva ufite n'inzara n'inyota yuko n'abandi bamumenya. Uko niko rero nanjye ubu ngubu njya nifuza kuvuga ubutumwa, kandi nkanabuvuga koko, bigatuma n'urubyiruko, iwanjye mu rugo urubyiruko ruraza bakifuza ko mbabwira ubutumwa bwiza. Niyo abana banjye hagize ujya hanze akavuga ubutumwa bwiza, iyo hari ibintu bimugoye, aravuga ngo muzaze, ngo muzasange mama, ngo azababwire. Kuko yewe ntabwo ntinya ngo nuko ari abana, ntabwo ntinya ngo nuko ari umuntu nduta, ntawe natinya, kuko iyo uvuga ukuri nta kintu na kimwe cyagutera ubwoba. Mba numva mvuga ukuri, kandi ukuri kuva mu ijambo ry'Imana, kandi ukuri iyo ukumenye niko kukubatura. Niba rero tubaturwa no kumenya ukuri, uko kuri niko ngomba kubwira abandi, uko byaba bimeze uko ariko kose, uko nabangana uko ariko kose, nubwo ndi umukecuru, ariko ntabwo natinya kubwira urubyiruko, sinatinya kubwira undi muntu wese ngo kubera yuko je nigaye. Oya, yewe ubutumwa mbubwira buri muntu wese, kuko agakiza utakabwiye umuntu ntacyo waba umumari. Icyo nicyo tuzajya no kubwira Yesu, nuko tuzaba twabwiye abandi ubutumwa bwiza, nuko tuzaba twababwiye inkuru ya Yesu, tukabaha umutsima w'ubugingo. Umutsima w'ubugingo bawurya bakagira ubugingo, bakabaha iteka. Tukabaha amazi y'ubugingo, yayandi Yesu azavuga ngo nari mfite inyota, umpa amazi, nari nshonje, urangaburira. Ntabwo ari ibiryo ibingibi by'inzara yacu yo muri iyi si dushaka, ni ibiryo, ni uwo mugati, ni uwo mutsima, ni Yesu, n'ayo mazi y'ubugingo ni Yesu, ni uwo mwambaro w'agakiza, ni umwitero wo gukiranuka. Rero ibyo ngibyo nitubiha abantu, ibyo nibyo Yesu azavuga ngo adushyize iburyo bwe nka za ntama, kuko ibumoso bwe haje ihene, za hene zitigeze zigira icyo zivuga, zitigeze zivuga ubutumwa bwiza, zitigeze zibwira abantu ibyo gukiranuka, batigeze babwira abantu ibyo kwakira agakiza k'ukuri, bakava mu byaha atari bo babyivanyemo.
bakava mu byaha, kuko Yesu ari we ibyaha byose ari we byarangiriyeho, ibyacu byose akabyikorera, twebwe akatugira abakiranutsi. Rero gukiranuka kwacu si ku bwacu, si ku bw'umuhate wacu, si ku bw'imirimo yacu, si ku bwo kwiyemeza kwacu, ahubwo agakiza kaba kuri Yesu, kuko niwe wenyine gusa wakoze imirimo myiza ishimisha Imana, niwe wenyine wumviye Imana, yemera kwikorera ibyaha byacu, yemera kubibambirwa ku musaraba, arabyishyura. Igihano kiduhesha amahoro niwe wakishyizeho. Niba igihano kiduhesha amahoro yarakishyizeho akakirangiza, ntasigaze na kimwe, amahoro ni ayacu. Nicyo gituma nanjye ngira amahoro cyane mu mutima, kandi bigatuma nshaka no kuyaha abandi kugira ngo nabo bayagire. Amahoro nta yandi ni ukumenya yuko wakijijwe koko, yuko wejejwe, yuko watsindishirijwe, yuko nta rubanza rukuriho. Ijambo ry'Imana riravuga muri mu Baroma igice cy'umunani kuva ku murongo wa mbere ngo bari muri Kristo Yesu ngo nta teka bazacirwaho. Nta teka rero tuzacirwaho kuko turi muri Kristo Yesu. Yesu ari muri twebwe, natwe turi muri we. Rero turi abana b'Imana kubwo kwizera, kandi kuvuga ubutumwa ni umurimo wacu. Urugero rwose twaba turimo, ntabwo ugomba gutinya kuvuga Yesu. Ese watinya umuntu wakugiriye neza? Hariho ubwo abantu b'Abanyarwanda bajya bavuga ngo sinatinya kurahira uwampaye. Ntabwo nanjye natinya kurahira uwampaye ubugingo ari we Yesu. Niyo gituma namubwira buri muntu wese kugira ngo nawe amumenye kandi ku nyungu ze. Ukunze umuntu nta kindi nawe wamuha ubwo bugingo. Nicyo gituma rero nanjye bituma ngira ishyaka, nkumva mfite umuhate wo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero njya vuga ubutumwa bwiza kuri za WhatsApp, nkavuga ubutumwa bwiza. Hari n'igihe mfata n'umwanya nkavugira kuri audio nkazoherereza inshuti zanjye mbabwira ubutumwa bwiza. Hariho igihe abakozi b'Imana baba batwoherereje nyine ubutumwa bwiza kuri za WhatsApp cyangwa kuri za Facebook, nyine nkabisharinga ku bandi, kandi benshi cyane basanga birabashimishije, bagahita nabo bagira comment bakavuga bati ibyo watubwiye ni ukuri. Rero ubutumwa bwiza ntabwo bugarukira ahangaha, ubutumwa bwiza buzavugwa no hanze, kuko ubu ngubu niba ibintu byose by'ikoranabuhanga bishobora kuvugwa bikagera na kure, n'ubutumwa bwiza bugomba kugera kure buturutse kuri twebwe, kuko dufite ubwo bushake bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero rwose kuvuga ubutumwa bwiza bitanga amahoro, kuvuga ubutumwa bwiza bitanga umunezero, bitanga ubuzima. Ubutumwa bwiza ni igitangaza. Rero murabona uko ngana, nakabaye ndi umuntu, ndi umukecuru wicaye aho ngaho naniwe, ntashobora kugenda, ariko sinjya nanirwa kugenda, sinjya nanirwa guterana, sinjya nanirwa kuba najya ahantu bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ukurira imisozi abakiri batoya mukamanuka iyindi mukajya kuvuga ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga, ni imbaraga. Nanjye ibyo nabibabwiye yuko ubutumwa bwiza ni imbaraga. Rero ndumva ahanini ari icyo ngicyo nari mpagazeho, no kugira ngo niba nicaye ahangaha muzi uko ngana, mutazibwira ngo uriya mukecuru ntacyo yashobora, cyangwa se ukavuga uti jyewe ntacyo nashobora. Oya, ikigero urimo icyo ari cyo cyose ufite kuvuga ubutumwa bwiza. Bahora batubwira bati nubwo utamenye imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko vuga ubuhamya bwawe, vuga uko wakijijwe, vuga uko wiyumva, uko wumva ubana n'Imana, vuga uko ibyaha byawe wabikijije. Rero abanyumva nahangaha ngarukije, reka tuvuge ubutumwa bwiza kugira ngo nta kindi kintu twaha abantu, ni icyo ngicyo, ni ukubabwira ko Yesu adukunda, ni ukubabwira ko Yesu yaducunguye, ni ukubabwira ko nta deni dusigaranye, bakamenya yuko batagomba kwishyiraho ideni. Umuntu yakwishyuriye
wowe ntubyemere uzahora ufite ubwoba, kandi wowe ntabwo wakagombye kugira, kuko nta kintu na kimwe, nta deni ufite, warishyuriwe. Reka rero tubwire abantu ko bishyuriwe koko. Icyo nicyo cyonyine kizatuma abantu bose batuza, atari ukuvuga ngo noneho ni uguha abantu umudendezo wo gukora ibyo bashatse, oya, ahubwo ari ukugira ngo barushirizeho noneho gukunda uwabakirije. Ndumva umuntu yarakugiriye neza, ntabwo wowe wavuga ngo noneho ko yangiriye neza nongeye gukora ibyo nshaka, oya. Umuntu wakugiriye neza ahubwo ni umurushaho kumukunda, ukarushaho no kumugirira neza. Natwe turushaho gukunda Yesu, ntabwo twamubabaza, kandi we yaradukunze. Ni ukuri ibyo bintu umuntu yabivuga cyane akamara n'amasaha menshi akivuga urukundo Yesu yadukunze, n'ukuntu yaducunze, n'ukuntu yatwishyuriye ideni ry'ibyaha, amadeni y'ibyaha byari biduhetamishije, none tukaba tugenda twemye. Indirimbo zirabivuga, ariko sinzi impamvu bitamanuka ngo bijye mu mitima y'abantu benshi, ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ngo none tugenda twemye. Ariko ugasanga n'ubundi umuntu aracyavuga ngo ariko ugenda umunyabyaha. Mbese uracyari umunyabyaha, kandi wagenda wemye gute? Ntabwo waba uri umunyabyaha ngo ugende wemye. Uri umunyabyaha ukomeza uba umunyabyaha, ariko iyo wakijijwe bavuga ngo none ngenda nemye. Rero uko niko twebwe abakiriye agakiza k'ukuri tuvuga ngo Yesu yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none ubu tugenda twemye, kandi tugenda tubibwira abantu bose nta gutinya. Ntabwo ninya kuvuga yuko ndi uwera nta cyangira, nubwo abantu bavuga ngo ese ntukora ibyaha. Ntabwo mbikora. Imana yarabyirengagije. Imana yaravuze ngo ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye ibyo nakoze byose ngo sinzongera kubyibuka ukundi. Rero ibyaha byanjye Imana ntabwo ibyibuka. Imana ntabwo ibyaha byanjye ijya ibimenya, kuko yewe ndi kumwe na Yesu. Yesu ari muri jyewe, nanjye ndi muri we. Rero iyo Yesu ari muri jye, Imana ireba Yesu, ntabwo ireba jyewe. Rero Yesu abaha umugisha. Murakoze kuntega amatwi.